Ngo dore ku bitero by'igihugu cya Israel mu majyepfo ya Libani mu gice cyitwa Nebatie bakaba bishiro abantu bagera kuri 18 byamaje guteza ikibazo bavuga ati Israel rwose nimba ari yoboye leta z'Amerika Amerika nimudashobora kumvira leta z'Amerika Amerika ataho bigeze birarambiranye nyuma yuko Israel igabye igitero ndetse Israel kabikora nyuma yuko yaravuze ati rwose naho tugize tunyurwa n'amasezerano yabaye hagati ya leta z'Amerika Amerika n'igihugu cya Iran uramwumvikano wabaye ku mande zombi tubishima ndetse nako byabiri mu nyungu z'igihugu cya Israel rero Israel yahisemo kugaba igitero ndetse barimo minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cya Israel aravuga ati amarira y'abanya Israel abamama amarira barira umunsi ku munsi ati abanyaribani ibihumbi rwose bigomba kwishyura ndetse bigomba gukurwaho ndavuga abamama bo muri Libani ibihumbi bagomba gukurwaho bishyura amarira y'abanya Israel barira kubera abana babo baba baguye ku rugamba ati leta z'Amerika turayubaha ariko turi igihugu kigenga. Benjamin Netanyahu niwo darinze bino bitero birangira bagabye ibitero mu majyepfo ya Libani. Amakuru avuga ko n'undi Benjamin Netanyahu azakora ibishoboka byose kugira ngo asabote ino memorandum of understanding ya leta z'Amerika n'igihugu cya Iran koko yabikoze 18 bamaje kwitaba Imana. Ese twavuga ngo documentary kerubize kuzakugenda gute nyuma yo kundi igihugu cyashinjaga Israel ko gikomeje gusabota bityo bizagorana gusinya amasezerano yagombaga gusinywa uno munsi ariko mu bugino no bwa live impande zombi zagombaga kubonana barimo GD Vance Garibafi bagomba kugura i Geneve mu Busuwisi bagasinya kuri memorandum of understanding ariko noneho mu buryo bwa live bari kumwe ni mu gihe memorandum of understanding yari yasinywe kuwa gatatu igasinywa hagati ya Donald Trump ari mu Bufaransa ndetse na perezida w'igihugu cya Iran Masoud Pezeshkian. Ese documentary kireta z'Amerika kimaje guteza urujijo kwisoza no baravuga bati leta z'Amerika nishobora kwizegwa n'inshuro nimwe abantu ntibazi nimba ari Israel iyoboye leta z'Amerika nimba leta z'Amerika idashobora guhamboringa Israel none ni ibintu biri kugarukaho kano kanya we sinzi kuno uri kubibona GD Vance yaravuze ati tuma turambiwe kunamira no gucira bugufi igihugu cya Israel tukabanga kano kanya rubuze kuza gukurikiraho iki nyuma yuko urugendo GD Vance nawe vice president wa leta z'Amerika arasubitse harakurikira iki documentary akintu twakwitega cyangwa nacyo urakoze cyane Ken ni inkuru iri kuvugwa cyane ku bitangazamakuru hirya no hino ku isi niyo rwose iri on top yego nyuma yaho Amerika na Iran abaperezida bombi b'ibihugu byombi bashize kuri memorandum of understanding kugira ngo na procedure z'imisi 60 zo kuganiraho zitangire yego ariko online ariko abahezanguni ya muri Israel ya muri Leta Zunze za Amerika bamaganye iyo deal mu buryo bukomeye cyane yego ibyo na Donald Trump yabatutse kubabyera avuga ati abantu batishimiye ino deal n'abantu bari stupid n'ibindi byinshi cyane umva point narugumva aho economy isi iri kugana nta kintu na kimwe bazi ati rero bizakorwa kandi bakorwe n'isoni ari Trump bivuga yego ariko amatiku muzana ngo amafaranga ara n'amafaranga y'abanya-Iran yafatiriwe kuri konti z'abanya-Iran no mu kiganiro cy'ejo nawe babwiye yego nakokora n'amafaranga yabo niko yavugaga ese umuntu azajya akorera mu madolari mu yafatire mwebwe yivuga mu banyame ubwo muzagirirwa icyizere muri finance internationale kibazo ariko ubwo ninjiramo Israel yabyamaganye kure kuko Israel ivuga ko ifite icyo bita ngo security priority Iraq muri Syria yego Libani muri Gaza aho muri Palestine nyine yego urumva so ngo bahagize ngo icyo bita zone of security ariko nibyo uvugana bati habaye ibitero bikomeye Israel yica mu bantu bo muri ibyo bice 18 yego nayo yishema abayobozi bakomeye bo mu ngabo za Israel bari bayoboye amabataliyani akomeye inite ya 53 yo 32 umwe bavuga ko yarafite muri myaka 32 abandi ni 29 abanya-Israel bakomeje kwagwa ku buryo babasirikare ku buryo na Mukasem umuyobozi wa Hezbollah yego yavugaga ko Israel must leave ku butaka bwacu bwa Libani ngo bagomba kugenda Gana memorandum of understanding Iran yasabaga ko imirwano yagara kuri front zose ndetse Israel igakora withdraw muri Liban
yego Israel rero wenda twabijyagamo gutyo. Israel ni iki muri Amerika no ku rwego rw'isi, ariko ndongera mbereka Israel ukuntu ikomeje kuba isolated. Nyuma y'amagambo abayobozi ba Israel bano b'abahezanguni, minisitiri w'umutekano Bibi uriya w'ingabo bateraga amagambo na Jaka Karasi avuga ati ibintu Israel ikora ubwabyo ikora no muri Gaza. ni vice president wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu byo mu Burayi vice president yego ngo ni ibintu bimeze nka apartheid bidashobora kwihanganirwa, ngo dushobora no gucana umubano n'igihugu cya Israel. Israel avuga ati ibyo ntacyo bitubwiye, nidushake tuwucane. Urumva? So ukwibaza Israel ubundi tukagaruka no kuri GDVS. Yego. N'ubundi urugendo GDVS arakora mu Busuwisi rwasubitswe, ariko batangaza ko iminsi yo kuganira 60 yatangiye, ariko byaje mbere yaho Iran burya niyo yatangaje mbere delegation ya Iran ko masaha nimugoroba ku munsi w'ejo. Yego. Iran niyo yatangaje ivuga ko mbere yabivugaga nimugoroba, ivuga ko yego gihe irikuye muri memorandum of understanding arimo guhagarika intambara kuri front ya Liban, yego, barwanya Hezbollah. Ntabwo dushobora kwitabira biriya biganiro ko nta kintu byaba bimaze. Urabibona? Yego. Byatumye yo GDVS kujyayo na delegation nta kintu nanone byari gutanga. Kokore Pression ku rwego mpuzamahanga iri ku gihugu cya Israel, kuko ubu tuvugana muri Liban hariyo delegation y'abantu bavuye mu Bwongereza, bavuye mu Bufaransa, bavuye muri Qatar, bavuye hirya no hino. Bari ibibazo biri muri Liban bahuye na Joseph Aoun. Yego. Israel nayo irimo pressure ikomeye, kuko tugaruka ku bintu GDVS yavugaga. Ati sinumva igihugu, shatse avuga sinumva agahugu karimo miliyoni 9. Yego, kugera ku 10. Kwisha umutwe, kuvangira porogaramu ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Iran n'isi yose kugira ngo amahoro cyangwa se mwumvikano ugerweho. Ati se Israel yibagiwe ko kimwe cya gatatu cy'ibikoresho bya gisirikare barimo bakoresha muri iyi minsi ibiva muri Amerika, byakore muri Amerika ku musoro w'umunyamerika. Ikibazo ahubwo niye mpamvu ituma koko Israel itumva ni iki kibazo. Ubundi ikibazo ni iki? Kubera ko Israel niba Leta y'Amerika itangaje ko imirwano igiye guhagarara kuri fronti zose, Israel ikaguma ikarasa kuva ku munsi wundi babitangarijeho. Reka tuba dutegereje ko ku munsi wa gatanu no munsi ku wa gatanu bagomba gusinya, ariko bino bintu byari bimaze icyumweru nibyo gura muri weekend ishize. Ariko Israel ntabwo yigeze ibyubaha, nuri yakomeje kurasa. Ibyo turabigarukaho, ndagira ngo ngaruke kuri background. Wese aravuga ati Israel nta na rimwe yigeze igira umuperezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika uri favorable nka Donald Trump kuri Israel. Kuvuga ngo nta na rimwe Israel igeze ibona umuperezida ubebeza Israel ikikora ibintu by'ubusireli nk'ibi ngibi. Mwene akajye nica abantu, yica uwishaka. Aravuga ati Israel nacyo ni igihugu nk'ibindi ku isi, ntabwo kigomba kwikorera ibintu bitajyanye n'amategeko by'abandi bantu bose bemeje. Ariko buriya GDVS ubwa mbere avuga amagambo nk'ayo kuri Israel n'abandi bayobozi bakomeye ku rwego rw'isi. Ariko GDVS ubona ari ukuntu atandukanye. Urabona yaravuze ati twe turambiwe gupfukamira Israel rwose. Ati ibyo bintu birarambiranye, kabirangira ise igomba kumva ndetse kubahiriza ibyo abandi bose bagomba kubahiriza, nayo birayireba. N'ibigo by'Abarabu byabwiwe bikumva, Israel nayo igomba kuba nk'abandi bose. Yari yabivuze icyo akora interview. Yes, Israel hari abandi bantu yahohotera nica mu misigiti yo muri West Bank, nabwo ibihugu by'Abarabu nk'umunani nako mizirima, za Pakistan, United Arab Emirates, Saudi Arabia, urumva, Qatar, Egypt, Turukiya, nabwo babyamaganye. Bavuga ko Israel iri responsible y'ibi bibazo byose irimo guteza izabibazwa. Ariko najya ngo ngaruke tumenye ngo Israel ni iki, izo imbaraga nyine ba Bibi bo bazikura he? Hari umudamu witwa Hillary Clinton yabaye sekreteri wa leta hagati za 2009 na 12 muri iyo myaka ndakeka. Yego. Aravuga ati umuntu witwa Bibi rero ino plani ari gukora ubu ngubu yajyaga yituganirizaho ngo uburyo ngo tugomba gusenya igihugu cya Iran. Bakabaza se Bibi uzabikora gute? Bazica abayobozi.
ati porogaramu uzayishyira mu bikorwa gute? ngo urabona ngo nagenda ngo dufatanyije gute? ni nawe ati genda ukore plan y'ukuntu koko Irani wowe nka Israel ushobora kuyisenya dufatanyije na Amerika, uzatubwire uruhare twe twabigiramo. ngo nuko akazizana ukabona nta kintu nyine kirimo, wabaza ngo bizagenda gute. Uri buke interview yakoze bamubaza ngo ese Irani Irani murateganya gute? ati ni ukugenda nyine ngo tukajyayo, ngo hanyuma se mwagiye ngo tukayifata, ngo mwayifata tukayiterura tukayijyana ubuye buryo se ngo tuzabikora. bikwereka ko Bibi afite ikibazo mu mutwe cyane. ariko reka tugaruke Congress ureba hariya Kenya, abantu burya bajya babyitirana n'ishyaka ry'abarepublican. Yego, burya benshi bafite origine, bafite imyumvire ya Zionism movement bafite origine muri Israel, nubwo wenda bitavugwa ko biri mu makuru y'ibanga, ariko ishyaka ry'abarepublican burya yifitemo abantu b'abahezanguni, abantu burya Bibi aba yizeye. niko kuri ariko arabigaragaje kuko urwego ubu Israel igezeho ifite ubushobozi n'ububasha, yabishyize bose baba active. Yego, ushobora kuvangira porogaramu za Leta Zunze za Amerika kandi bari kubikora muri ubu butegetsi bayobowe na Donald Trump. n'ubundi bari kubikora, ariko utirengagije ko Donald Trump agiye ku buyobozi n'uruhare mu buryo buziguye n'ubutaziguye. aba bantu b'abazionisite b'abajuifu baba mu ma deep state inside muri Leta Zunze za Amerika no ku mugabane w'i Burayi no ku isi yose, abo nibo bari gukoreramo muri izo porogaramu. Yego, ukagaruka ariko nagiye mbibereka ubundi GDVS kuvuga na Donald Trump ibyo bimaze iki kuri Israel? bahagaritse inkunga ya gisirikare, ibikoresho n'amafaranga, ko ari byo abantu bose bari gusaba. ubundi ikibazo ko kizikora, ariko ngo kubihagarika ntabwo babihagarika, kubera ko biraza n'ubundi ngo bigafasha kampani za Leta za Amerika ikongera ikisubiza n'ubundi ya mafaranga. kuko babahaye biliyoni 3.8 n'undi baraza bakabihereza zino kampani zimwe za Lockheed Martin, bakabakora izo ndege n'ibindi bikoresho, urumva zigaruka mu bantu ba Leta za Amerika. noneho ngo barimo abantu bagenda bakuramo injyawuro, undi nta mafaranga asa nkaho habamo giti nyinshi cyangwa se anyerezwa nayo waba hari, bigatuma rero ngo bikomeza gutyo nubwo bufasha ngo ntabwo bwakwigira buvaho. urumva Amerika ikibaho, ega abazionisite barayishe nabo barayiciye ubwayo. Amerika ntikibaho, ntabwo ibaho. mwese bazana raporo Trump zimwe nabo bavuga ngo intambara 7 yarazishoje kandi abantu barakomeje gupfa. Yego, mwese rimwe na rimwe hari ibintu Trump avuga bakajyaho n'umusazi, buri n'umuyobozi bakaguha raporo z'ibicupuri zitandukanye n'amakuru ari kuri te. ukabitangaza ko uba ufite raporo iri segonderi, iri primaire, barayimanipira bakayeditinga. niba hapfuye abantu 1000 ariko uravuga ngo nta kibazo cyabaye, ngo situation iri under control, cyangwa hapfuye 2 ngo abandi barakomeza. n'ubu bakomeza bavuga ko ari abasirikare 13. Yego, ni benshi ba Amerika bapfuye, abandi bafatwa amateke, buri ibibazo byabaye ibibazo. yapfuye benshi rwose, ndetse bashobora banagira no mu gihumbi cyane. Yego, hari ikibazo abazionisite cyangwa se abajuifu b'abahezanguni ku rwego rw'Israel byumvireho bafite. ngo bo bumva ko bazayobora isi, niba ari miliyoni 15 bangana na miliyoni 15 ku isi, bumva ko bazayobora isi ya miliyari 8, bayobore mu gisirikare mu buryo buri soft, Yego, bayobore mu mafaranga, bayobore muri propaganda, bayobore muri media, bayobore ngo ebana niba na ngombwa n'ubwo ngo bazayijyana mu ijuru cyangwa bahehe. ngo burya nibwo buryo bwabo bwo kugira ngo babe sustainable, ngo babeho, kuko ngo batayoboye ngo bapfa bagashira. urumva nose documentary Leta ngo ku isi yose ngo isi yose irabanga, ngo bisaba ngo batekinge over bayobore ibintu byose. Yego, donc buri domaine yose ifatirwamo ibyemezo ku rwego rw'isi. none se ibyo baba bari gukora ubu nibyo bituma abantu babakunda? wenda tuvuge ibyo bari gukora kano kanya nibiri gutuma iyo Israel abantu bayiyumvamo, cyangwa Israel n'urugendo igira icyangiro, nkuko iyo bakoze amasonage cyangwa iyo bakoze ama evaluation basanga n'ubundi Israel iri mu bihugu ngo bidakunzwe ku isi, ndetse ukabona ko na Leta za Amerika yagiye itakarizwa none icyizere cyane.
ahubwo twavuga ngo bo hari icyo bakora kugira ngo byibuze wenda barebe ko bashobora kugaruka mu murongo cyangwa undi Israel niwo murongo yafashe mpaka intego zayo izigezeho, ndavuga zira za Great Israel. Ese leta ibuzambika nanone ko iyo Israel ikomeza kurasa gutya hasinywe memorandum of understanding cyangwa abantu bose bizeye ko intambara ihagaze, ibyo ryo bituma leta y'Amerika none itakaza credibility. Ese izabyihanganira kugeza ryari? Erega Kenya iyo tuvuga Amerika nabo bajuife barimo. Amerika, erega Amerika cya leta nako leta zumwe za Amerika ni fabrication yakoreweyo ivuyemo abantu benshi bavuye imihanda yose bananiwe bagiye guhiga ubuzima, biruka bari bafite impamvu nyinshi z'amadini, za politike, z'ubukungu, iz'imibereho. Ubwo nabo bajuife bisanze ariko bo kubera babaye mu ntambara igihe kinini, mu gihe cy'intambara bamenya ubwenge burenze na creativity. Yego. No mu bantu bakoze no program yatumye Great America iba Great. Iteza ni ukuvuga ngo izi achievement Amerika zatumye imenyekana rwose. Nakubeshye mvuze ko 70% harimo tushe y'abajuife, ntabwo ngiye nabambeshye. Ariko niko kuri Jews bafite ubwenge, yego ntabwo uza kubihakana. Yego none amasezerano bo bagiranye kubera Amerika nayo ifite uburyarya, bagiranye amasezerano y'uko Israel ni igihugu gitoya cyaje gutezwa kijya ku mugabane wa leta zumwe za Amerika, bakoramo iyo leta zumwe za Amerika nabo bahari. Yego Britton Woods, ibyo byose ni serivo z'abanya Israel koko mu ma high tech, ibibona byo mu ma chemicals, mu ma chemistry bikomeye by'intwaro z'ubumara naba Zionist. Ibyo ni koko. Yego gusa nuko wenda abantu bagira confusion, hari igihe usanga sogokuruza wawe yaravaga aho ngaho muri za Israel, sogokuru ugasanga ni Umudage, usanga wenda ni Umwongereza. Aba bantu nubwo bajijisha benshi baba muri Farmaso, baba muri Illuminati, baba muri Rose Croix, aba bantu baba nyine mu isi y'umwijima, ya miryango y'ibanga. Yego aba bose bafite igicumbi muri Israel. Bumvikanye ko rero ko bakoresha imbaraga z'Uburayi, bakoresha imbaraga za leta zumwe za Amerika, iz'Ubwongereza, bajye muri gakondo, bateze gakondo muri Middle East, Great Israel. Niba ngombwa bakore leta zunze ubumwe za Israel mu bihugu by'Abarabu. Yego none sinanone ukibaza Kenya kuki mbere yuko basinya memorandum of understanding Amerika itabanje ngo yutse igitutu Israel, none banze mva ibyo Israel isaba leta zumwe za Amerika. Yego Amerika irebe ko biri feasible. Muri make Israel ashaka Amerika ijya mu ntambara bagapfa. Ariko nanone niyo uravuga uti Israel ibyo ishaka ni ibintu bya kera byo mu kinyejana cya kera, turi mu kinyejana cya 21, ati Israel rwose ishaka ntibizashoboka kubera ko rwose Great Israel yaba Turkiya, za Saudi Arabia bazatwara, za Libani na za Jordani, kuri Iran nta n'igice kiriho buracyo muri Great Israel. Ariko urumva ntabwo yakorewe Great Israel, Iran nayo igihagaze igifite izo mbaraga. Ntabwo twavuga ngo ubwo sisi yose zabirebera igihugu nka za Pakistan ubona nazo zitiyumva muri Israel, amaherezo gazaba yahe cyane ibyo yituma ko abangi za binangiriro y'intambara ya gatatu y'isi na gatatu y'isi yego yarabaye niyo iri guhuza Uburusiya na leta za Amerika. None ahubwo bizaba bibikurushaho, noneho ibyo bihugu byose bizabyinjiye mu ntambara. Nasubwa Israel urugamba bwo yarurwana. Umva rero Ken, umva hypothèse impamvu mba mvuga ibi simba nirengagije biriya nuko mba nirinda kugaruka mu magambo y'ibintu navuze. Ngewe ukuntu nkora inkuru, ukuntu nanarize inkuru bitewe na situation. Yego ngiye kuri iki kibazo nzameze nk'umucamanza, tubanze twibaza ubundi Israel kintu igenewe muri aya masezerano igomba kugenera. Bisa nkaho ntacyo, ariko hari uburyo ki ushobora kumodera, ushobora kurenyuwinga icyo gitekerezo cyo mu binyejana bishize. Yego shyira modern ukacyapudetinga. Hari hypothèse irimo kandi ishobora kuboneka mu minsi iri imbere. Yego Israel byose ba Bible bose ntabwo ari abaswa, hari ibikorazi, ariko hari buryo ushobora guteza akavuyo kugira nawe ugere ku cyo ushaka. Siko bimeze.
icyo ushaka ubona kitari reasonable nk'uko nabivugaga ko bigoye ariko mushobora kukimoderatinga ni ukuvuga ngo Israel ifite uruhare mu kwica abayobozi ba Iran cyane. Yego. Iran iravuga ati nubwo memorandum of understanding twazisinye n'iki bakazadusubiza n'amafaranga yacu ariko ntituzibagirwa ko hari abayobozi bacu bishwe, abana bacu, Israel na Amerika bishe, imiryango yacu, kandi iyo yose izahorerwa. Yego. Aho bahashyira akadomo. Ubwo rero mbere yuko bihora kuri Amerika iri kure bazahera kuri Israel. Ubwo rero Israel ni ukuvuga nakubwiye ngo irashugahusha biba bifite ikibazo. Yego. Bajya bava muri politike y'uburyarya. Amerika ni iryarya. Israel rero irashaka kwerekana uburyarya bwa Leta Zunze za Amerika. Israel kugiye gusora amasezerano y'amabanga bagiranye na Leta Zunze za Amerika. Icyo kibazo. Nase nzi ko bakanyeshaga Donald Trump ko azasora Epstein files zindi abantu batigeze babona. Bakuraye muri Congress nakubwiye harimo abaheza ngo niba bazaboniste nuko nyine batabivuga wumva bakritika Trump amasezerano. Ariko bara bose n'abantu baza mu masezerano y'ibanga bafite origine muri Israel. Yego. Abizi. Umva rero ikintu hipoteze ukuntu imeze. Israel ishobora kuguma kuri umugambi ko n'ubundi itafitemo imbaraga kandi Amerika ntishobora guterera na Israel mu buryo buri fomo na efomo ndabizi. Yego. J.D. Vance nibavuga Donald Trump nibavuga intambwe batera mu gushyira mu bikorwa ni iyihe. Resolution bari basohora ivuga ko bahagaritse inkunga ya Leta ya Israel na buri kimwe cyose ni iyihe. Ubu guta muri yombi Bibi yagiye muri Amerika byabananiye. Ubwo nukuvuga ko Bibi nawe ni bosi wabo. Umuntu baha ijambo muri Congress none nibamubaninge muri Amerika cyane nibashyigikire umugambi wa CPI wo guta muri yombi Bibi noneho kuki bagaruka bakamushyigikira none ese bura twavuga ko ari Leta uz'Amerika ibiri gukora ibintu byayo noneho nubundi bo bakireka ko ari Israel yabikoze kuko Israel undi yakoze byinshi bibi niyo abantu baza bakavuga ntacyo byaza guhindura ariko Leta uz'Amerika ikaba ibyumva kimwe yo na Israel burabyo niko bimeze cyangwa harimo harazamo impande ebyiri nkuko ino memorandum of understanding ijya gusinywa document ariko siko twakoze cyane tuvuga tuti mu basirikare ba Israel bari gukora ibishoboka ndetse bari kureba niba uko memorandum of understanding iribuze kuza gusinywa ati hamaje gucikamo ibice bibiri ariko uruhande rwa Leta za Amerika no muri Israel hari ababyumva hari n'abatabyumva ese uko niko byaba bimeze cyane ubundi ibyo ni ibintu babwira itangazamakuru cyase muze ashobora gutekereza ko ariko bimeze ariko urano ushobora gusa nta kibazo gihari ibyo ari gukora impande zombi ziri kubyumvikana. Ariko se tubanze twumvikana ikintu kimeze urabona ukuntu Middle East imeze n'abantu barayibona kuri map Israel ikikijwe n'ibihugu by'Abarabu nabo ba Perse nabo muri Palestine burya nabo n'abanya Palestine ntabwo bafatwa nk'Abarabu pire nanone burya abantu bagiye bimeze mirange z'abantu benshi burya. Yego. None se Israel ko yabaga mu ntambara nabo kera bamwe bakabica Israel ikemera guhunga kubera ibibazo bapfaga ikagirana amasezerano ya Leta Zunze za Amerika ko izagarura Israel ku butaka gakondo koko ikabikora n'Ubwongereza. Yego. Yarangiza ikongeraho ko Israel igomba kugira influence mu karere mu buryo bufatika ifite ufunguzo rw'imibereho y'akarere ariko still barabarabu barabose bakomeza kubona ko Israel yari underdog n'ubundi igizwe na Amerika n'ubundi Amerika ikuyeho amaboko bahita bayisoza. Ariko Leta z'Amerika none niyo yafashije ibigo by'Abarabu bikabahereza ekonomika ajya kubaka hariya hose ubugari ibyabo ndakwereka umugambi mugari wifuzwa muri hipoteze kandi mbona Israel nayo itakwanga. Yego. Urabona Accord d'Abraham cyari igitekerezo cyiza ukuntu Israel yabana n'ibihugu by'Abarabu kwaje kuvangirwa n'akarema kamwe konyine ko kwanga kwemera igihugu cya Palestine nk'igihugu byahise bituma kubera Israel yabishyiragamo imbaraga ngo Palestine itaba igihugu itigenga. Yego. Accord d'Abraham iburizwamo urabibona kandi ukabona biriya bihugu byo mu bigo by'Abarabu nabo bakeneye ko Palestine yigenga ibyo nabo ntibabikozwa kandi bashaka Israel zasubira ku birometero 11,000 yahawe mu 1948 rega ni case izasa nkaho izagora no simaba ngo bagomba kuzasubira ku birometero 11,000 akanya afite ibirometero bigera ku 20 burana 25 byararenze bavuga ngo ni 22
ariko umva bafashe West Bank, shyiraho West Bank ifite 5,500, gaza ngo bayokibye 70%, ubwo uhita ubibara urahita usanga bamaje no kujya mu buso 27 gutyo cyase na 28, ubuso bamaje kubugira bwinshi, kandi nabo barashaka ubwo buso nabo bazabutakaza bagasubira ku 11,000, kandi aba hantu bafata bagenda bahubaka, rwose bo bazabyemera. ibyo byose nicyo kibazo cyabagashaka buhake, nibyo bibazo baduteje twese, ubukene nibo babuduteje, no kuba nta n'amatungo nta n'amasambu tugira. Urumva nibo babiduteje, rega nanjye mba nivugamo ubu meze gutya atari ukubera ibibazo by'ubukoroni n'izo ntambara se. Ariko niko kuri kuvuga ngo ikibazo cy'ibi bintu by'abanyaburayi cyane cyane Ubwongereza kene, Ubwongereza bwaraduhemukiye, kuko iyo micuramigambi yose niho yabereye divide and rule. Yego, bazajye mu heri, bazajye mu muriro utazima. Ntabwo Israel gusa rero ntago bari ko babifata ibyo kwa ngo uzajye mu muriro utazima, ese bara baby ibintu akora babwira ngo uzajye ngo muri heri, ntago ariko babifata, ubwo sinzi mo kundi babifata. Yego, divide and rule ni umwuka wa sekibi wa Satani. Uvuga ngo ubwami bw'Ubwongereza yego bakiri icyo bita mu bacemo amacakubiri, mubona uko mugera kuri gaze na peteroli yabo, mu bace mu macakubiri muri Afurika, mubona uko muzabatwara bunyago mu bucakara, mu bibizo tererare bafite, bazagende bageza mu kinyejana cya 22 nta tekinoloji n'imwe iva muri Afurika. ahubwo ni muri emfini, mabona bizagera no muri emfini. Urumva turimo ubundi twitwa ko turi mu kinyejana cya 21, ariko Afurika muratukiri mu kinyejana cya 11 niba atari icyacu. Ubihakana ahubwo nuko abantu bamwe bumva ngo you see ariko imyaka igihumbi irahari. Tugaruke kuri Israel. Jesi ndi kuvugira Israel, uraho ngiye kuntu nkora inkuru, sindi umuheza ngo ni mon frère, ntabwo ndi umupropagandiste. Nishatse kuvuga ko Israel nta kibazo ifite, malgré nayo ibyiteza. Erega buriya ukuntu ba victime. Yego, Israel yakorewe genocide biranditse. Niko kuri. Mu kinyejana cya 20 gusubira inyuma. Yego. Uretse gato ndanze statement ya rwose. Yego. Ariko this time mu kinyejana cya 22 irimo iraregwa genocide. Bivuze iki rero? Muri psychology cya philosophy, umuntu ari jyahohoterwa, wowe ukaza gukiza, ariko ntukize mu buryo burambye. Yego, umuntu azagira imbaraga akagaruka muri revenge, ugasanga abantu bose babaye abakriminali. Nicyo kibazo isi ifite ubu, nta mu president avugwaho rumwe, nta muyobozi waba uri perfect mu bintu byose. Usanga isi yarabaye polemique. Yego, umuntu wavuga ko ari perfect muri izi politike zahise n'izi ninde, hari ababa bamushyigikiye, hari ababa bamurwanya, ntabwo ushobora kunezeza abantu bose. Ariko usanga umuperezida wa Breming muri ayo mateka y'amajenoside, y'ubuhunzi n'ubukoroni n'iki. Yego, ubwo Ken, Israel ifite ikibazo, irarwaye, nayo babwiye akarere kararwaye. hari umugabo w'umu-anthropologue cyane ajya ku maplateau menshi, akaba yanditse avuga ngo Middle East yabaye decomposition de Middle East. None se reka nk'urugero, Libani buri wumva ari igihugu, ubona ari igihugu kirimo ubumwe. bumwe bwo nawe iyo ubona Hezbollah ya initiative ikarwana, Israel nayo ikinjira mu gihugu, icyo gihugu kigira perezida, kigira ingabo, kigira inzego, kigira abavugizi. ubona hari ingufu bifite. None se niba Ubufaransa aribwo ari pare wa Libani, ubundi Ubufaransa nibwo bubazwa ibintu bya donc ni nk'indagizi urebye ubu ngubu. Nise bavuga ko Ubufaransa bumari iki Libani muri situation. Umugaba w'ingabo w'Ubufaransa, isi yararangiye mon frère. Umuntu baramukubita akarengana, abantu babireba, nyine turabireba, ariko agapfusha mugano wa wundi. Urumva ntacyo warenzaho, ntacyo wabirenzaho, abantu bose niko babireba n'ubundi. None se wasobanura ukuntu ibihugu bikomeye n'ubundi nk'Uburusiya, China n'abandi bose barebera situation ukuntu ziba zimeze, ariko barazirebera bikarangira. Niko kuri. Nakubwiye rega Ken, iyo winjiye uvuga ngo Israel nijye ku murongo muri ubu buryo, harimo abantu bakurwanya ndetse benshi bakanakurasa.
iyo uvuze ngo noneho ngo koze ya Palestine bavuga ngo uri antisemite, yego niko kuri, wavuga ngo koze ya Israel ngo we ngo umuheza nguni ngo wati ibintu nk'ibyo. Nyine ubu isi igeze ku rwego Keni, kuko impamvu tuvuga ibyo bintu bya Israel na Middle East impact mu rwego rw'isi, yego biri ku rwego bavuga ati se abantu bazave mu burasirazuba rwagati bose bazajya hese, twongere dukore indi mipaka nanone se bizagenda gute? Tubazanemo ubumwe, umuji w'ife n'umuperise n'umwarabu n'umupalestiniye bumve ko ari umuntu umwe, tubashakira andi mazina kandi baramaje kwitandukanya, nanone biragoye. Nyine Keni, hari ibintu wenda ni fenomene kuyumva iragoye bibereka. Yego, iyo igihugu cyangwa akarere kabayemo amakimbirane imyaka irenga 80-100, ntabura nta muti n'umwe utarakoresheje, birangira kabaye decompose, biba decrash, donc birasenyuka, ntabwo bishobora kugaruka. Ni nk'umugabo atandukanye n'umugore bagirana amakimbirane, umugabo akabyara abana benshi, bagahora babwira ngo baranaba, ngo bariya nibi babatwaye imitungo, uwo muryango kugira ngo uzahore ku kintu kimwe, ngira ngo umuntu ko bigoye. yego, kandi uwabiteye araza akabogamira uruhande rumwe, undi nakavuga ati ntibikunda. bikarangira bigoranye. Turagushimiye cyane Doc Metallique. Urakoze cyane. Doc Metallique rero twaganiraga ku murongo wa telefone. Niba uri mushya ukaba ufata umwanya wawe kurigana byacu, mve ko tugushimiye cyane. Anose bare mu bice bitandukanye, Imana ibarinde.